abanyumve neza wari ufite umugabo mwiza ukunda urugo rwe mujya n'inama ibintu bimeze neza ariko mu gihe gito kubera ukuntu ahindutse gasinda agataha nijoro akavuga nabi akarwana akajya mu inzoga akagira umuntu ahindutse gute ko ntarimbiza kandi atarabisanga kumbi n'iki yaratatswe mu gihe cyose wibonaho uburwayi bw'amayoberane butunguranye bitazi ibyo ari byo utazi iyo bivuye nyoko yarwaye so yarwaye warwaje byaraniranye byanze menya neza yuko ubuzima bwawe bugoswe kandi bukomerewe Imana utabare cyane niba umugabo atatunganye n'umugore n'umwana na nyina n'umwana na se bose bagahurizaho ntunganya zihoraho ntambara zihoraho bo ugasanga mu rugo rw'abantu harimo umuraba utajushira gutongana kandi nta mpamvu yo gutongana guhari ni satani no kudahuza kw'imiryango no kwangana wemera ko ari n'abavukana atashobora gusuhuza undi ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka ndabasuhuje mwebwe mwese aho mudukurikiye muherereye hano ni ku bumwe bw'abera ministries aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka ubuzima twavuze uburyo buhinduka ku mubiri ariko bukanahinduka mu mwuka kuko ibyerekezo turiho hano kuri ubumwe bw'abera ni mu mwuka buri wese abe uwejejwe mu itorero arimo mushumba ajya ahora atubwira ati abantu bajya bambaza ngo ese ni itorero mushumba ngero babwira reka mbisubiremo yego ubumwe bw'abera ministries yego ntabwo ari itorero rigenda no kuba itorero rizaba n'itorero nta nubwo ari n'idini ahubwo ni umuryango umuntu wese cyangwa n'isoko yego umuntu wese avomamo ahagaze mu itorero rye yego ubwo nari mbikubarije iki hari umuntu mu gitondo twawe avuga se wayoboraga hanajyaga nza ese uracyahari wumvaga ko afite ibibazo byinshi by'ukuri reka byite ngo ni ivomo yego ry'ubwenge umuntu agasubira iwe twifuza ko umuntu ajyana bwa bumenyi aho yahoze yego kiza ngo usohoke mu itorero cyangwa ugire ni umuryango rero utagira abayoboke banditse yego ariko bishatse ajoyininga urubuga rwacu yego tukarangwa no kumenya imbaraga cyane cyane uko mwihishurirwa abantu benshi batsikamiwe n'amateka batazi yego ngira ngo uyu munsi nibidukundira turaza kuvuga ibintu biremereye ariko usanga umuntu ntazi impamvu ahomba ntazi impamvu arwara ntasobanukirwa yarota ati nibikusha imari byanjeho ndati mbega ugasanga abantu bamaze kuba bored icya kabiri nanone burya ngo abahigi benshi bayobya ayo matungo ariko kanivugire ngo abashumba benshi batuma intama zidahaga ntizirishe neza yego tube muri ubwo buryo yego reka muri urwo rwego rero reka dushimira abantu bose babyumvise kuko barabitugaragariza hari ababitubwira bati muradufasha cyane hari abahamagara hari abashyiraho comment hari burya iyo umuntu ikikwereka ko umunyeshuri mwiza yakurikiye nuko abazi ibibazo aho atasobanukiwe bitewe n'ubwoko bw'isomo yakiriye ndashimira abantu bose rero badukurikiye ku bumwe bw'abera ministries abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abari iburasirazuba abari Karongi nabo batubwira ko badukurikiye amajyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya 6 ya diaspora abantu bumva ikinyarwanda bakana kivuga turabashimiye cyane we wakoze subscribe uje hano uri umushyitsi kugira ngo ujye dukurikira kanda subscribe nayo ni inkunga ikomeye tubibutsa ko tukiri ku bumwe bw'abera ministries amazina yanjye ni Jerry
turacyari muri ya gahunda nanone nagira ngo nkavugeho yo gutangira abantu mituweli de sante tutaragera mu kwezi kwa karindwi twongera dushimira wa muntu wo mu Bubiligi yishyura abantu 60 40 Imana imuhe umugisha 40 yego yabikoze abikunze yishyuye 60 yego by'abantu 20 yego sawa Imana imuhe umugisha cyane nawe nimba ushaka kuba umwe muri abo bantu Imana ubundi ngo imirimo y'abera izibukwa ugira ikintu uzibutsa Imana ugira ikintu Imana izakwibukiriza twebwe rero ni muri iyo gahunda yo gutanga mituweli tutaragera mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha kuko iyo bigeze mu kwa karindwi usaba gutegereza ukwezi kugira ngo wivuze ariko iyo wishyuye mbere uhita ukomerezaho sisiteme iba yabyakiriye cyane ko tutishyurira abantu bose dushaka gushyira b'abapfakazi batagifite ubushobozi yego n'abandi babyariye mu rugo byananiye yego badafite imbaraga hariho n'umugabo nawe bidakunda ko yishyura ariko bidakunda kubera iki hari n'abagabo nabo basigira abana abagore bakigendera reka yego ariko hakabamo n'igice gikomeye umuntu kuba ari umugabo ariko atagifite ubushobozi kubera ubumuga kubera kurwara impamvu zitandukanye yego bigoranye ntabwo byoroshye kandi nabwira ko mu minsi iri imbere tuzabereka inzu twubakiye umuntu bucece twe dukora bucece bivuze ngo ushimye ko ibyo duhaye tubishyira kuri kamera turabikora ariko utabwite ibishyiramo nabwo turaceceka cyo tuba dushaka kugira kuba gikorwa neza kandi ikindi rero ko n'imipira twamaze kuyihindura abonetse no burundu rogo ngira ngo bayibone yego barabibona cyane noneho n'inyuma ratwe ko twahinduye bifuriza ko buri gihe umuntu wese agire amavugurura cyangwa impinduka ndashaka ko ikintu cya mbere umuntu nta mpinduka nta mavugurura ahari ahubwo ikintu cya mbere umuntu wese ahari nagaragaze koko ko yahindutse mu buryo bw'imikorere yego namenye gutandukanya imbaraga zimurwanya ko buri rabona ibintu abantu bicana abantu bahigana abantu bagongana agira umujinya we ntamenye neza ko bahanganye Satani yamwinjiyemo tukiri kuri Satani yamwinjiyemo unyibukije nahoze numva kuri radio yego abana babiga muri segonderi ni ahantu hamwe mu kigo runaka cyo mu majyepfo kumwe batanga ibihano gutya murakoropa murakora isuku ibihano abamuyobora ubwo ni chef de classe cyangwa se doye bitewe ntabwo yabirangije baraza baramukubita bamukubise agubwa nabi aguwe nabi bajya guhamagara abayobozi baravuga bati se uyu mwana bamukubise ariko turabona atameze neza abayobozi icyo bakoze baravuze ngo ari kwirwaza uwo mwana uzi ukuntu byagenze byarangiye apfuye yego ni ukuvuga ngo Satani akorera nk'urugero nk'uwo mubyeyi yego yohereje umwana ku ishuri turaza kubiganira ariko urumva ni uwo mwuka kukozinga urupfu nk'urwo mu buryo budasobanutse mu bintu biturumva deja n'abataho umwana yapfiriye bagiye kujya mu manza uraza gusanga Satani yahonoreje imitwe y'abantu benshi cyane mushumba tukiri kuri aho reka twanzikire kuri ibi bintu iyi cano yaziye igihe kuko iyerekwa Imana yagushyizemo bigaragara ko ari umuyoboro w'amazi amara inyota ahantu umutima wari waraguwe umwuma abantu bagasobanukirwa bakumva nyine hari ikintu bari kwakira kigenda gihindura ubuzima bwabo ni muri ibyo rwego rero ntabwo ndi bujye kure y'ibyifuzo by'abantu b'Imana badukurikira bifuza kumenya hari twamaze iminsi twibanda kuri karande inzozi n'ibimenyetso byahindura ubuzima n'ibituma umwanzi aturwanya n'ukuntu twamutsinda uyu munsi rero abantu bifuje kumenya ni ibihe bimenyetso mu by'ukuri cyangwa se nimba hari n'inzozi zakwerekana ko ubuzima bwawe cyangwa ibyo uri gucamo hari imbaraga mbi imbaraga z'umwijima zibuditse ubuzima bwawe uri kunyumva ati ni izihe mbaraga zikwereka ko ubuditse ubuzima bwawe ukaba ugenda ukaba ukora ariko iza mbaraga zikuriho ni ibihe bimenyetso cyangwa se ni izihe nimba hari n'inzozi urabitubwira ariko turashaka gusobanukirwa mu by'ukuri urakoze cyane Jerry ni ukuvuga ngo nkurikije ibibazo by'abantu ni ukuvuga ngo barabajije ngo
niki cyakwereka ko ubuzima bwawe abadayimoni babukoresha abarozi bakabukoresha muri make ko ubuzima buri toxique busa nk'ubwaruzwe mu gihe utabizi ukabugenda ari kuri igikoresho cy'imyuka mibi cyangwa baratata urugo n'ubuzima wakoze cyane ngira ngo ahaho reka mabwire ngo turaza gusenga dushoje nta kibazo abantu bambaje batse tuzapanga amasengesho ryari panga amasengesho ntegereje ibikoresho shaka yego kugira ngo abantu bayakurikirane kuko gusengera kuri YouTube abantu badahari ntashaka nzaharyo ndimo ntegura mwihangane ko umpamagaye kandi kijya kabinongere kwisegura ahamagaye bakambura ntago ari ubushake ndi mu kazi kenshi ariko ubu ndahari Imana ibamusha mu izina rya Yesu Kristo Nazareth so rero mu by'ukuri tubanze turebe ubundi Jerry wemera ko cyangwa mu buryo bwawe ntabwo abantu baramenya imbaraga za Satani n'ubugome bwe no gushaka gushyira mu bikorwa ntabwo bazi neza ko ikintu cya mbere yanga umuntu icyo nicyo cya mbere yanga umuntu ko umuntu Imana yaramuremye ibona ngo ni byiza irangije imuremera n'umufasha ugize gute umukwiriye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine yego ibyo ndazubwira ko mu kigezo cyumvikana so nuvuga ngo buri gihe Satani yifuza ko duhora mu mibabaro shokoresha abarozi abajura abagambanyi indwara ako buryo umuntu abaho yivuga atari kubundi kubaho bimariye iki muri la vie misérable kubaho bundi nakwipfiriye n'abakiyahura abandi bagatinya ubwo muri make Satani we icyo ashaka ni ukukugerekaho amabuye hahandi ugera ukavuga uti ubundi Imana yandemaga ishaka iki tinya ko uyu munyagwa Satani ntatinya n'abamukorera nawe arababaza tro kugira ngo bajye mu bapfumu bajye guterekera bajye kubandwa batange ibitambo by'amaraso y'abantu batange ibitambo by'amaraso y'amatungo noneho ako kanya bahite banywana na Satani bene abo bantu bapfa nabi mwirangira ryabo akiyahura bandi bagasambana bandi bagapfa umutima no ku buryo we icyo abakenera nuko ubuzima bw'umuntu buhora bumubabaza ndetse byaba ngombwa agatakaza n'ubugingo ubundi ni icyo arwana iki ubugingo ubundi sigira ngo ubuzima wabaye ntibutakaza ubugingo wa mugabo uretse nkubaza icyo tuganire badukurikiye ubumwe bw'abera ministries ubu nta muntu wabona abana baraye ubusa udafite aho ufite aho gukopa ntujyeyo wajyayo uti nzakwishyurisha rwose umuntu aracura amafaranga kandi ubu mubeshye ubuzi neza ko ejo ntawe ufite ariko abana barizi reka barire ko abana batazi ibibazo uri mucamo rega tujye tubwizanye ukuri hari aho umuntu agera kumva isi yaramusize ntishaka no kumuruka no kubaho ntacyo bimaze so nicyo ariko bigatandukana ko Yesu yavuze ngo naje kugira ngo intama zibone ubuzima ndetse bwinshi haleluya not ubugingo ubuzima ndetse bwinshi kandi bwiza icyo bita mu kilatini Iuris vitamus bahatimus babeho bagira ubuzima bwiza then Satani ntimukabeho uko intego ye ni ugusenya ibikorwa byose Imana yaremye ariko bishingiye kuri muntu ubundi muntu rwose ko aramwanga umukorere umubyinira ariko ntago kunda kurangiza nabi so abantu badeprima abandi bagasara abandi bakarwara neza umuntu kagenda yivugisha ntabwo ari umuntu kwivugisha mu muhanda cyane umusirimu mwiza wambaye ariko arimo arivugisha kubera isi yamusize uzi ko mushumba tukiri aho ku bantu bagenda bivugisha abantu batagira ngo ni abantu bagenda n'amaguru bivugisha njye nabonye umugabo w'umusirimu ari muri benzi nziza y'umukara muri feruje ukabona arazunguza umuti agakubita kuri voro ntawe urabona ujya kurya kuryara nkaza akajomba amaguru amwikanya kandi ntatamire yajya gutamira kanone atesura atamira ngo bigende bite abantu baranywa imiti babuze ibitotsi bagindera muri make ntabwo uri bikenyano cyakozwe ngo abantu benshi ngo bamarwaye umutwe benshi yego so nicyo rero Satani abakeneye mu buzima bw'umuntu kwangiza haza so tuduga ku ijambo rero bamugana n'abarundi cyangwa cy'abarundi tugiye kureba ibyo bimenyetso ariko nshaka abantu bamzi babyumve contraire cyangwa se mu buryo butandukanye contrary Yesu ashaka ko tugira ubuzima ndetse bwinshi n'Imana yaturemye mu gihe Satani ubwo buzima Yesu atwifuriza ntabwo faut faire attention usomye ijambo ry'Imana mu gitabo
cy'itangiriro. yego Jerry ntabwo Imana abanje kurema umuntu, yabanjiremo ibintu byose n'imbuto n'ibiki byose, irangije kubirema byose nibwo yaremye umuntu. ubwo ni ya ndirimbo ngo yabanje kurema ibyo umuntu azakenera byose. Yego siko kuri se, ku munsi wa mbere ku wa gatandatu nibwo yaremye umuntu. Irangije iraruhuka pe, imushyiraho yateguye, ntiyapfuye kumuzana itamuteguriye kubera urukundo. Kandi Imana yajya gusiga amarika azaganira n'umuntu, urumva ngo Imana yateguye mbere uko umuntu azabaho, ariko Satani bati nanjye ibyo ntiyabateguriye, izo mbuto mwirirwa murya mugira mutya muri Edeni, reka nze nyibasohoremo. Kandi uko yabasohoyemo batura iburasirazuba bw'ingobyi ya Edeni. Icyo jambo uraryumva ariko iburasirazuba bw'ingobyi, kugira ngo ugere irasohore ahantu bahombye. Hari igihe izuba rirasa ku bukumi bwawe ukibaza impamvu wabyaye burya bwa buryo. Jambo uraryumva ariko Satani arakubabaza. Uretse gatoya uranyibye aho ngaho kubera ubwenge bwinshi, genda gake. Iburasirazuba niho bagiye, izuba rikarasa muri ya ngobyi, amarira akamanuka, rikamurika kuri ya mahirwe Satani yaguhombeje, ukarira, kamurika kuri bwa bukumi bwawe, ukavuga uti ko ikamurika kuri ya nzu y'iwanyu yatejwe cyamunara, ikamurika kuri ya madeni, ikamurika ukuntu bagutaye. Mbega uburyo izuba rimurika iburasirazuba ukajya ubibona ariko ntuhakandagire, ubirebera kure. niko Satani akora, nibyo abashaka rero. Ibyo bikaba ari ibintu bigoye ubuzima bw'umuntu. So twihuse cyane, mbere na mbere Imana ibaho umugisha twayo tusobanure tubyumve. Inshuti yanjye wimukorera, wikwirwa wigorera ubusa, wamukorera utamukorera, ntazigera gukunda. Icyo ashaka no kuzatwara ingobyi hehe Iburengerazuba, rikajya rirasuka bireba. Ya modoka barayitwaye, ya diplome yarahezaho, mbega ku buryo agerageza, biragoye. Akunyaga ibyiza akabishyira hirya, ukajya ubirebesha amaso utabigeraho. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere cyerekana ko ubuzima bwawe, yego, cyangwa bw'umuryango wawe, abadayimoni bari kuburwanya bakabukoreraho na Satani n'abarozi n'imbaraga zose, ni ukurota inzozi mbi cyane, ukabura n'umwanya wo gusinzira, kuko heka bikanga pe, ntabwo uri kubyumva. Hari umuntu ushobora kurota inshuro 5 mu ijoro kandi ariko ari bukanguke, kandi ibintu biteye ubwoba. Akarota ry'inyama bamushyinguye, bamuhambye, akarota ibisimba, no ku buryo usanga ubuzima ko buriya mu bintu Imana yatwemereye yashyizeho amanywa yo gukora, n'ijoro ryo kuruhuka. Noneho byaracuramye, umuntu asigaye aryama ku manywa, nijoro akaba akanuye. Ariko ni ku isi yubakitse, none ugasanga ntoweho no ku manywa ntiyaryamye, na nijoro ntaryamye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umwanzi n'abarozi barimo bakoresha ubuzima bwawe. Satani yinjiriye muri wowe, gusa umuntu azagira amahoro. Ntabwo turababwira umwanzuro wabyo, ibi byose turafata umwanzuro tubabwira. Icyo kintu cya mbere wacyumvise ariko ni ukurota inzozi mbi, twagiye mbi cyane, zirimo kurota abapfuye, ugenda mwirimbi, ibirukankana, urya inyama, uhinga, noneho ku buryo hari n'ibintu ubona, noneho kurota usambana n'abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro, basamba, kandi ugasanga ugiye kuryamira iryo joro n'uwo muraranye nawe yaranapfuye. Noneho ibintu biteye ubwoba gusa. Ibi bintu mbikote n'abapfuye muri ubwo buryo, bigatuma bya bitotsi byawe byari gutuma usinzira ukaruhuka bicikira, kugira ngo ejo uzatakaza akazi, ku kazi bakwirukane. Iyo utagira ibitotsi uzarwara indwara zitandukanye, uzagira amasirimenaje, ushobora kurwara diyabete, ushobora kurwara pressure, kuko ijoro ni iryo kuruhukamo. Deni wowe urarota ariko n'inzozi mbi kandi buri kanya, ushobora kurota 3, ushobora kurota 4, 5 gutyo. So that's nicyo kibazo kiba gihari. Iyo ni ingingo ya mbere ikomeye, kugira gusa ubure bya bitotsi abandi bakeneye. None ukabona ntabwo urabona umuntu usinzira mu gihe ageze mu kazi. Yego, ni gute hari abarota abandi babaniga mu ijosi, bakubita, abarota birukanka imisozi bagira gute, umuntu akabura umwuka mu ijosi bari kumuniga aryamye. Ni icyo kintu ukibonaho ibyo bintu, menya neza ko muri izo nzozi, menya neza ko ubuzima bwawe buri under attack ya Satani n'abarozi, under evil and witchcraft.
na demons bari ngo bakorera muri we bakumere batani no mu rugo bageze muri we ngo barashaka gushwanyaguza ubuzima bwawe. Ikimenyetso cya mbere nyagwa ibitotsi kirakomeye nubwo abantu bumva ari akantu koroshye. Hari n'abandi guha ibinini bakanywa ngo basinzire, yego, ariko nawe yanakinywa agasinzira isaha ubundi agakana ijoro ryose akarara areba. Nicyo kibazo gikomeye cyane. uzi kubura ibitotsi ni ikintu kibangama, ni ikintu kitaguhesha amahoro namba. Icya kabiri ni uguhora utungurwa n'ibibazo utiteguraga mu buzima bwawe kandi bikomeye. ushobora kuba wavuga uti ndambaye ngiye guhita ngiye mu kazi, bati mwene wanyu arapfuye, bati mutabare ya nzira ahiye. Mbega burya ukabura, cyangwa wajya ugiye gukora akazi uraryoba bakaba barakwirukanye. Muri make utagira ibyishimo birambye, gutungurwa n'ibibazo bya hato na hato bikwinjiriye kandi ubona biza ari grave nta kintu biza kubikoraho. Ni ukuvuga ngo ibintu bijya kuryoha hakitambikamo ikibazo. Ibibazo bihoraho utazi iyo biva rwose, utazi iyo bikomoka. Njye waremeye kubabara ku cyari njye bihoraho. Ibintu ninjye bihoraho kubera iki? Ibintu biza bite? Icyo kintu kirababaza, ubona abandi baryohewe, abamwiganye, abamukorana ukabona nta kibazo kandi mukora bimwe. Ariko uvuze ko hari gutungurwa n'ibibazo bitandukanye, ntabwo ari ukubibamo, ni ugutungurwa ukibaza mu mutwe. uri mu kazi ati umwana arahiye tayari, sinsenga sinkijijwe. Hari n'abagiye kuzapfira mu bihuru, bari kwirukana iyo midari, bava kuyitatu bakajya kuyirindwa, ariko igisozi wavuga uti ngiye kugira ati ugahorana ibibazo bibi kandi bigize gute bitunguye ubuzima bwawe. Aho ukibona bino bintu menya neza ko ugoswe n'imbaraga ziteye ubwoba. yego, kino turangana tugire kirekire ntugire ubwoba. oya ntugire ikibazo, abantu bacyumve kuko ni ibintu bagomba gusobanukirwa kigeze kuri level yo hejuru, gutungurwa n'ibibazo bitandukanye. Ikindi nakubwira cya gatatu, uhorana igisebo kandi uzi ko wirinda kutaseba, wirinda wigengese, ariko byanga byakunda ugaseba tanaseba akagusebya kandi bikagufata. Kuzengesera ngo utavuga, wavuze ni wowe. Mbega ugasanga ibintu byose ubaye nka mwenda w'umweru ubonekaho tashi. So get reproach, ikintu shame and reproach, guseba kwa buri munsi, ko kumwara kwa buri munsi, ukabona se biva he mu kazi wa mwawe cyo wakoze kikanga. Mbega ko ngwana nabyo nukubera iki? Satani ari mu kazi ndetse yanakugezeho. Ndashaka ko tubiganiraho mu buryo bwumvikana. Arugeze kumbaza ngo ariho ngo ubusoma nyine mba narabiteguye kugira ngo babyumve. Nongera gushimira bambwiye ati dusobanuze inzozi tukaryoherwa kubera ikintu gutegura. Ntabwo napfa kuvuga ibintu uko niboneye gutyo. Nagira ngo mbwire ikintu kindi gikomeye, indwara z'uburyo butandukanye mu buzima. Aho ngaho rero mushumba nimpagera ndatera gatebe ni neza gatere. Hari ukuntu abantu indwara zabazengereje, uranyumva, akajya kwa muganga bakabura indwara, akajya mu bapfumu bakamwaka ibyo bamwaka, indwara igakomeza kuba indwara, yagisubira kwa muganga bagapima amaraso, bagapima ibiki, bagapima ibipimo bya bindi byose bapima, bakabura indwara. Kandi umuntu wamureba ko kukabona ararwaye, ariko muganga akavuga ati jewe nta ndwara ndi kubona. Araguha umuti se nta ndwara urabona? Kandi mu by'ukuri umuntu ararwaye. Abantu ngere ngo bari kudukurikira barabyumva. Umuntu ugasanga indwara afite ntisobanutse. Hari n'abafite indwara zihoraho n'iz'amayoberane, itabaye umutwe ngo ni ikintu ngo cyavuye ngo kikazamuka ngo kigafata aha, ukayoberwa ibi bintu ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo ibi rero byonyine mu kimenyetso kindi cya simusiga cyerekana ko abadayimoni binjiriye ubuzima ni indwara zisa n'iz'amayoberane.
muri iyi minsi rero nizo gusa ukayoberwa, abaganga bagapima, abahanga bagapima, ukava ku bitaro ukajya mu bindi, ukajya n'i Burayi yewe no muri Amerika no mu Buhinde. Icyo bakora baragupfunyikira ibinini umurundi kandi baguha za painkillers zigabanya uburibwe ko nta ndwara babonye. Nta muganga wadesida kuguha imiti y'indwara atabonye, ahubwo araguha za painkillers, araguha ibinini bigabanya uburibwe ariko indwara ntibayibonye. Urabona aho bakwiye kubimenya. Ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa 2:24 haravuga ngo nzirukana indwara muri mwebwe mwese. Imana yazi ko abantu bazarwara. Wagenda wajya mu gitabo mu rwandiko Yakobo yandikiye akavuga ati niba hari umuntu urwaye muri mwebwe nahamagara abakuru b'itorero bamusiga amavuta hamwe n'isengesho bizahagurutsa umuntu. Imana yazi ko ari uburwayi. Kabiri mwibuke uwitwa Yobu 3 yaravuze ariko Mana kwica abantu be nacyo kora ku buzima bwe nkwereke. Aramubabaza, irabyemera. Satani arababara mu rwego ugupfusha abana n'imitungo ntago byamamaje cyane kuko yabaye ku mubiri wiwe. So izi ndwara z'amayoberane gasanga kana karwaye, umukuru yarwaye, umuto yarwaye, nta indwara ntibaribona cyangwa umuryango wose ugafata rimwe. Noneho wanajya mu ivuriro rimwe bakayibona, wajya mu handi bakayibura. Hari n'abantu babona indwara bageze kuri dogere yo gupfa. ko ari ikibazo gikomeye. Nuramuka wibonyeho izi ndwara z'amayoberane, bati indwara n'inzaduka ntitunayizi, ibyo nabyo ni ikimenyetso cyerekana yuko ubuzima bwawe bwinjiriwe n'abadayimoni kandi atari kumanipira muri ubwo buryo. Iki kintu sinuri kucyumva buri. Ndi kucyumva cyane. Abapfumu bakabibura, n'abandi bakanajyayo, n'abaganga bakapima hakatanazamo n'indi turufu atuwe ngwino mu rusengero utanga yatugusengero ukiri. Nabyo bikanga. Nibyo turi kubona muri iyi minsi. Ahantu biri ivuga uko amugore ngo wari warwaye ku mugongo ayimara imyaka 12 ngo abaganga bamubaza ubusa bamumaraho ibyo byose asigariraho, ariko ntiyakira indwara, bitegereza ko ahura na Yesu Kristo w'i Nazareti. So mu gihe cyose wibonaho uburwayi bw'amayoberane butunguranye, bitazi ibyo ari byo, utazi iyo bivuye, nyoko yarwaye, so yarwaye, warwaje, byaraniranye, byanze, menya neza yuko ubuzima bwawe bugoswe kandi bukomerewe. Imana utabare cyane. Indwara rwose nizo twibereyeho buriya. Ikindi navuga ni ukubura amahirwe mu buzima tuvuye ku ndwara. Kuba buri gihe abantu bakora presiyo bagukunda bagura ko ibintu byashobotse bose, mbega ubona ko ibintu bagiye kubigeraho, ariko umuziro ni ukubishyira mu kiganza cyawe. Ni hahandi nyine twatangiye tuvuga ngo agushyira iburasira bwaryo ukajya ubibona. Ni ukuvuga ngo guhora buri gihe utakaza amahirwe yo kubona ibyo waruhiye, ibyo washakaga, kandi ukabona abandi bayibonye byoroshye, ukadepoza bigacamo, ariko ukagerageza ukitwara neza ukigengesera, ariko izo ntishobora kugaragara. Icyo kintu kigaragara ko nawe ufite ikintu gikomeye biteye ubwoba cyane. Icyo gikote ko ari kibi. Ikindi kintu tugomba kwitondera tubisimbuka, icyo bita kubona umuntu ashaka kuba wenyine, depression, ukigunga, akumva icyamuha amahoro ni ukuba wenyine, ariko akirengaza ko mugani havuze ngo uhitandukanya n'abandi afite icyo agambiriye hariya. So ugasanga umuntu arigunze, ari mu nguni ya hariya, avuga ati ntabwo ushaka kubana n'abantu barandambiye, nshaka kuba jyenyine, bisimbikeneye, ndi kumva ntabishaka, ntimuvuze radio, ntimuvuze televiziyo, akagenda isi kamwubika hejuru, wa muntu akumva amaze guta equilibre, kumva nta mbaraga gisigaraye. Kubona umuntu ashaka kujya mu, kandi twemera ko iyi niyo fera force. Kandi ikindi, ubuhamya bwawe niwo muti wanjye. Ubuhamya bwanjye ni umuti wawe, kuko iyo menya aho wanyuze bimfasha kumva ko nanjye nzahava, reka nankomeza. None kandi biravuze ngo iyo babiri baryamye umwe arasusurukirwa, iyo babiri baryamye bose barasusurukirwa, ariko umwe aryamye arakonja.
ahandi ngo babiri iyo bagendanye umwe aguye abyutse undi numva ushatse kugenda isolated ukitandukanya n'abantu ukumva nibyo bizima sinca na televiziyo simvuze ikintu namba ndumva mu baresi nkeneye kuba ntagira usakuriza n'abantu gakubita bafite ukavuga ngo ari kumbi ni depression ko satana azi neza ko nuramukuye n'abantu uri bukire icyo kintu kandi icyo ashaka no kugira depression igahita ihamagara pressure igahita ihamagara diabete byarimba ariko ko hari ikiziriko warangije ubuzima ariko hari amahoro wamanutse wa mwanzuro iyo uri wenyine uko byasa kose umwanzuro uraza nuganira nta mbabazi ndakubwira aho nanyuze unyereke uko watsinze noneho nkugiye uvuga atari ko kubona uriya mugabo ko mbona aho yanyuze ariho hato kurutaho ndimo nca bikagutera imbaraga noneho gutera imbaraga ugahura n'abandi ugahura n'abari kuganira muri gusengana noneho bigatuma ko satana azi ko nubohoka ukavugana n'abatandukanye we uri buze gukira abahombye misiyo yiwe kuko n'umwanzi w'ubuzima bw'umuntu ubuhamya bwawe nizo mbaraga zanjye iyo menya aho wanyuze aho naciye ntago hantera ubwoba kuko ntabwo ngo ndakazwe ngo umuntu ukodesha agiye gusara namubwira ko nagiye mu zituzuye namubwira ko nagiye muri ibyondo bigenda kungwa hejuru nakubwira aho nanyuze niga byarakomeye nakubwira uko nabayeho data atanyitayeho nabyo atanyitayeho ariko kubera ko satani abadayimoni babaze kwinjira ubuzima bwawe barakubwira ngo ba wenyine ntugire uvugisha ntugire uwo telefone ugatunga na telefone ya WhatsApp tazajya ubona sishaka no kubareba bakubaza ngo urarya ikintu ibyo mubonye nubona umurwayi ngo tugaburire ibyo mubonye uryagiye muri depression nawe ubwe ntazi icyo ashaka ibyo mubonye ijambo ariko iyo mubonye ubundi mu lokosefa mu buzima bw'abantu tugira kwifuza tugira no gukunda n'amahitano kumbi satani aragira ngo amwongorere amwumvisha ko abantu ari babi abantu bahemuka bamusuzuguye hari n'umuntu uvuga ngo barabona ngo baraza kumbonamo kino kibazo kandi ntago abantu babonye cya kibazo ubwo akumvisha ko abantu bakubonyemo cya kibazo ariko siko kuri guhari arireba akabona abantu bose babimenye ibyo ari gucamo ibi ni ibimenyetso ntakwiye kumenya bakirinda mubyeyi ubibona ku mwana wawe mugabo ubibona ku mwana wawe mugabo ubibona ku mugore wawe atansiyo murimwe muraterwa ibitero bikomeye yego ko bashaka kwitandukanya ntagomba kugisha inama ntagomba kuganiriza ntagomba kwegera mbega muri make we yumva icyo ashaka rukubaho wenyine yiherereye kandi siko kuri nizere ko iminota itari mushire ko nishira barihangana tubigemo njye ahubwo ikiri ikintu gikomeye mukozi w'Imana yego gutakaza intego ambition gutakaza buryo atekereza ugasanga urihangana nubwo narekera iki kintu tukivuga mu buryo buremereye umbabarire nta kibazo gutakaza intego umuntu yari yarihaye none ukabona umuntu mu gihe gitarahindutse ntagifite kuraje mu kazi ntagishaka kubyuka ngo ajye gushakisha arahindutse narimo nkubwira gutakaza intego umuntu ukabona arahindutse mu kanya gato ukibaza ikintu kimufasha cyane kayoberwa ikibiteye abanyumve neza wari ufite umugabo mwiza ukunda urugo rwe mujya n'inama ibintu bimeze neza ariko mu gihe gito kubera ukuntu ahindutse agasinda agataha nijoro akavuga nabi akarwana akajya mu inzoga akagira umuntu ahindutse gute ko ntari mbizi kandi atarabisanga kumbi n'iki yari atatswe sinari uko nkurikira ndi kukurikira ukabona umugore mwaganiraga mwagira mute ibintu mvuga kuyerekane ko hariho imbaraga z'abarozi n'abadayimoni bagufashe umuntu agahinduka atunguranye agatungura uwo babana atunguranye n'umuryango wose ukumirwa yabaye gute ko tumuzi gutya bishyire ku bana umwana yari umwana w'umuhanga
ubona akazaba nka dogiteri mu ishuri, kandi nawe ukabona ko bikunda, ukabona abaye umuswa, agacuruza ibiyobyabwenge, akanyura urumogi, akajya mu nzoga. hariho abantu benshi bajya bibaza bafite n'ibyifuzo by'abana babo cyangwa se n'abagabo babo, akavuga ati umwana wanjye ntacyo abura, minerivare yibonera ku gihe, ntiyabuze iniforume, ntiyabuze imodoka imujyana ku ishuri, yari umuhanga, yari afite n'icyerekezo, ariko yose akagira gute? ni umusinzi, anywa ibiyobyabwenge, ararwana, akabazo kandi noneho bikaza bitunguranye. Banza wumve ibintu bitunguranye, menya ko ubwo buzima hari ikibazo mu rugo rwawe, bikaza bishobora gutuma bitunguranye, atiteguye, utazi uko bimeze. Nawe nk'urugero kabona ni ikibazo wa muganga, hari n'ushobora gutari ko genda kugira ngo umufashe ndebe ko nabona perimi, mbona uko nasaba akazi, abantu bagashyiraho imbaraga, wa muntu ho kugira ngo provisor akayibona, ariko amafaranga ashobora akayanywera yose akayarangiza, agahita bivamo, wowe ugasanga agiye gucuruza ibintu bibujijwe. Umukobwa mwiza wari ufite passion, afite ikintu ashaka kuzagera ko bakamutidi, ukabona umukobwa n'uburanga bwe, ari mu mabuwate arayasinda, icyo kintu abantu benshi bajya bakibaza, ukabona umusore n'umusore mwiza, umukobwa n'umukobwa mwiza, ntacyo abuze, iwabo ni heza, ntacyo yabuze, ariko ugasanga ninde uri mu mabuwate, ninde uri mu mazu y'abasore, n'ibyo aho ugasanga bagiye mu biyobyabwenge, mwagiye kubicuruza ibintu bidafututse, none ugasanga umuntu kandi mu by'ukuri imbere yari umuntu muzima. Reka bivuga ku rubyiruko, uvuga no ku mugore, umugore w'umutima utuje, ari ukavuga ati igihe urugo nduvuyemo, ukabona umuntu agata urugo rwuzuye ibintu, ruri nk'ibintu byose, rutabuze ikintu namba, akajya kubana n'umuntu afite n'ikintu cyo kumutunga. Nimba ari ibyo rero, satani ari yambitse amakoti abantu, ari mu buzima bwabo cyane, abarozi mu buzima bw'uwo muntu barimo baramukoresha. Banza wumve ngo ahangaha nkurikije ibimenyetso waduhaye kuva aho twatangiriye kugeza kuri iki ngiki tugezeho, n'abadukurikiye bari kubyumva, satani yajujubije ubuzima bw'abantu, kuko turi kubona abantu bari guhinduka vuba vuba. Turi kubona umuntu w'umugabo wari umeze neza, ufite urugo rwiza, ufite akazi keza, hako kajya kumva ngo hari n'ugasezera, ntibamwirukanye mu rugo nta kigenda, akajya kumva ngo yagiye. Badukurikira n'abatuye za Amerika n'i Burayi n'ikiba byumve, ukumva umwana asezeye akazi, hakaba n'ugasezera akubwira izindi mpamvu, ariko by'ukuri ikintu kiba gihari n'iki, ni ugutakaza ya mahirwe. Ni ukuvuga ngo uno muntu urumva nk'urugero, ni ugutakaza intego, bakajya mu nzoga, bakajya mu buraya, batagiye mu buraya bakajya mu businzi, kuko ibintu tubishyire ku rubyiruko gusa, hari n'abandi bantu bakuru uvuga ngo jyewe singishaka gukora, kayoberwa gute? Kandi ibyo ari kwanga gukora, hariho ababyifuje batari kubibona. Noneho ati sinkeneye gukose, kuki udakora? Bewe ukabona buri gihe intego ye, umugambi we ubaye vuba, uhise uba cut off, kandi bikaba mu buryo butunguranye. Menya ngo mu rugo rwawe harimo intambara n'ikibazo gikomeye. Ndashaka ko tuva kuri bino bintu mukozi w'Imana. Ndagira ngo uze kumfasha. Yego. Wenda sinzi nimba hari uyu muntu ufite abana bose gutya. Yego. Ubundi igisubizo cy'aba bose ni kimwe. Nakuvuga abana nta kibazo, ndimo ndabyumva. Uyu mubyeyi ufite abana bahindutse bitunguranye, uyu mubyeyi ufite umugabo cyangwa umugore uhindutse bitunguranye, umugore agahinduka bitunguranye, umugabo agahinduka bitunguranye, ingeso bene wanyu bagahinduka mu buryo butunguranye, umukoresha agahinduka mu buryo butunguranye. Ndagira ngo ubibwire abantu, nabona iki kimenyetso kibaye kuwe, nikiba cyangwa nuza kubona afite uwe ikimenyetso kiriho. Yego. Mbere yuko se mpanga ikimenyetso, wavuze intonganya mu rugo zihoraho. Umugabo atatongana n'umugore, abana bagatongana, abagore batatongana n'umwana agatongana, ugasanga mu rugo rwabo harimo intonganya, ushobora kubenda ziri nk'imbere zitagaragara inyuma, ariko hari naho zirenga zikagaragara. Abo ubwabo barabizi, ariko ugasanga uzadukurikira nawe arabizi. Ugasanga rimwe niba umugabo atatonganye n'umugore, ni umwana na nyina, ni umwana na se,
bose bagahurizaho, ntunganya zihoraho, ntambara zihoraho, mbega ugasanga mu rugo rw'abantu harimo umuraba utajya ushira, gutongana, kandi nta mpamvu yo gutongana guhari, ni satani. no kudahuza kw'imiryango no kwangana, wemera ko ari n'abavukana atashobora gusuhuza undi, bibaho, ashobora no gusharinga ubuzima. Ibyo rero nibigaragaza ko uwo muryango satani yamaze kuwinjirira, barimo baragendwaho n'imbaraga mbi z'umwuka mubi. Wa mukobwa mwiza wasaga neza, wabonaga hari n'abategura uko bakabwica simbishaka, agahitamo kwigendera. Ukivuga ku cy'ubukwe, urabizi ko ari byo dukora, n'abafite ubukwe baduha akazi, ni muri Sama dukora amashusho meza n'amafoto, live streaming, ibintu byose waza duhamagara tukagufasha. Umugabo rero azaguhamagarire heza, azakunyureho, ntabwo mbikwemereye. Yewe ndi kumwe bwa Ministries nta mashusho, ahubwo witwa Jerry Image, yego, ngo uburenganzira ujye postinga hasi nta kibazo. Urumva harya hasi ushyiramo karaka ugishyiremo, nta kibazo, nta kintu ntwara. Okay, urumva dufata avance, ubukwe bwarapanzwe, bapanga no matariki nyine, uyu muntu yatanze avance, umuvugana itariki ibizakorwa, umunsi wenda kwegereza, kumwe muhamagara ati se gahunda bimeze bite, umukobwa ntiyitabe, umugabo ntiyitabe, rimwe umukobwa ati mubaze umugabo, umugabo aratwitaba ati twarashwanye, ubukwe bwarapfuye, kandi abantu biteguye na avance, sale zafashe avance, abafotogarafe bafashe avance, abafashe ntayo bagusubiza. Ese bwo si amakosa y'igihombo, ni igihombo. Uragira ngo abantu babyumve, ibyo bintu bitunguranye bikugwisha mu gihombo. Ikindi gikomeye, kubenga kw'abantu, ukibwira ko ari ibisanzwe. Abenzuyu ngo afite gungo, niba ari type abenzuyu ngo si type, akazageraho noneho ya type atifuza natazayibona, satani akafite avuza ingoma ati ngaho pfuta byaye rero, abaye wande so udafite type. Hari ahajya za type nazo ntizimukenere, zimwe adashaka. Ntabwo wambwira ko abahungu 10 habuzemo type yawe, ntabwo wambwira ko abakobwa 10. Ikintu kimbabaza ni kimwe, kuki akangiye kavuga, ariko kavuge nuko utajya dukata ikibazo, reka mbivuge bino bintu. Kuki uvuga ngo wabuze umukobwa abusambanya abo si abakobwa? Nakabazo mbaza, kuvuga ngo abahungu iyo type ntuyikunda, ariko iyo type ikakuryamira iruhande iri kumanywa ugasambana nayo, ni iruhande so imagine, ni hejuru kakanuza. Nakabazo nibaza njyewe, ariko n'umwuka mubi. Uravuze ngo izo type singira gute, ntuzishaka, ariko mukanya ukaryamana nazo, abikora wenda ko bw'ifaranga, ntashaka n'ifaranga, karande tu. Ariko uziko karande irakugaraguza, ikakugira igikoresho, ikakugira itorosho, ikakugira zezenge, ukambarira icyo kano kajambo, kandi nkavuge nsoza, ntabwo abahungu bose habuzemo ukunda ya type wanga, ariko mu kanya mwaryamanye, ko wumva utayikeneye mu rugo, ukayikenera mu buriri. Wa musore we nawe uri aho ngaho uti njyewe sindabona umugore nifuza, kandi ufite uwo muryamana mugakundana, kuki izo type uzikenera muri? Nta kantu ko kwibaza, menya ngo nawe uragoswe, kuko hari imyaka uzageramo bakufate nk'ibisanzwe. Ibi rero imiti yabyo ni umwe wonyine gusa. Biriya avuga ngo ni ukusenge, kandi wongere usenge, hamagara abantu bagufashe gusenga, wibohure. Ubu buzima bukeneye deliverance. Ibi byose no kubura amafaranga wavunitse wakoze ntabwo twabirangiza. Narabiteguye mbona ni ibintu hafi 42. Tuzagenda tubivuga nabyo, tegana muri comment, baraza kutubwira, ugakora ukavunika, wergo ugahora n'ubukire amafaranga kandi wakoze. Kubera iki? Haje dépense misobanura buri munsi. Aba bantu bakeneye ibintu bitatu. Cyambere bakeneye gusenga, cyambere harimo no gusengerwa ubwo. Cya kabiri bakeneye deliverance.
igihe ubona indwara zidasanzwe twasobanuye indwara zidasanzwe uzibonaho, ubona intonganya mu rugo, abantu batakaza intego, abantu bahinduka buri kanya, bimwe twaganiriye byose. Noneho icya gatatu gikurikiraho gisigaye narababwiye ngo ushobora kubivuga abantu ngo bararengana ngo ni ibintu bizanye hanyuma namwe ngaruka ubundi ntabwo ndabigwa nyuma ya kamera, ariko ukamenya ngo nkeneye kubahoka. Deliverance irakenewe, hakenewe gusenga gusa. Ahubwo se ninde ukorera deliverance? We ni muntu ukiza kuyigukorera, arabaruwa hehe? Kuko abantu bahuye n'irihungabana ry'uko Satani aboperatingamo n'umuge ngo turasenga nawe aragenda. Ariko gutanga igitambo ni ikintu cy'imbaraga mu buzima. Nta deliverance nta gitambo. Mushumba, hari ikintu wavuze tugitangira, uragira uti abashumba benshi nabo bayobya intama ntizirishe ngo zihage. Turabayobya pe, nanjye ngomba kujya mukorana ndiwe. Abenshi rero bisanzemo simpamya ko mu bimenyetso wavuze birenga 8 cyangwa bigera mu 10 habuze umuntu wiyumvamo kimwe yiyumvamo. Kantu ngiye kurinsiza yo Jerry we mana yanjye ngo fanta okazi bazinga se 3 harya 3 nzagenda arundi 5 ngo ariko bihuriyemo arakane nibagiwe kanya mu mbabarire nkavuga ntukakibagirwe, reka tubwire ibindi mbyihorere kugera ku rwego mvi by'Imana bitakikuryoheye. Aho niho twibereye. Udashaka no kujya mu rusengero, udashaka no kumva korali ziririmba, udashaka kumva umuntu abwiriza, udashaka umuntu abwiriza, ibintu byose byarakunukiye ukumva ntabyo nshaka, ndetse wanashyiramo indirimbo z'Imana agatafunga televiziyo, mbega umuntu ugasanga ibintu by'Imana yarabizinutswe mu buzima, kandi ugasanga ibintu yarabikoragamo. Yari umuririmbyi, yari umucuranzi, yari iki, yari umuhanzi, akaba ati simshaka. Satani abadayimoni bari cooperating mu buzima bwe no katabizi. Umva kano Satani yatumye nkasigaza narimbabaye we. Nuva kumva ijyanye n'Imana bitakiri ngombwa mu buzima bwe, abigendera kure atanabikeneye, ati bose nabateka mutwe nta nomwe nshaka, nta mu Kristo kibaho. Ugasanga nta wamaze usengera ngo nta dini ngira, akumva ntakeneye kuririmba, ntakeneye kubana nawe, akumva yava muri korali akareka amateraniro, akumva atasenga, ntashaka n'usenga, ntakeneye n'ubivuga, ntakeneye aho bahagaze. Iby'Imana byaramubihiye byamushizemo. Umuntu akeneye deliverance. Ukibonaho bino bintu nuvuga ngo muri make ibisa n'iby'Imana bavugaho Imana, kumva ntukeneye kubibona no kubyumva. Iyo parking niyo benshi bibereyemo. Pastor byabatigiye byo no kuba pastor ndabirisa akahita cyashira ku ruhande, undi korara kadroping byo akashijugunya hasi. Sidusenge wapi jya kuri YouTube se sintamarira mega muri make akumva nta ibintu by'Imana muri we byaragiye birakamuka. None ibyo kumva Imana bikamutse hinjira bihese, hinjira bya Satani ni bya byogenye bya gahunda zose haba. Aka kantu sinzi bakumvisa ni hantu henshi baparitse buriya cyane, korara gaparika bindi gaparika kari gusunda nta n'impamvu. Ati kura ibyo bintu ntago mbishaka. Mbega ibintu by'Imana ibintu byose agapinga menya ko umwanzi yaguhagurukiye kandi ari ku bitugu byawe. Yego, ahantu ni ikibazo muvandi nyumva. Ubona abanyaburayi bamaze kugira ibibazo n'Abanyamerika, insengero zazigurishwa nuko gusenga abantu babiretse ngo nta mwanya yabona, kandi gusenga ni isaha imwe nta mwanya bitwara umuntu. Ariko korara arajugunye, gucuranga arajugunye, byose arabyihoreye, kandi ugasanga nta kindi cyabimujije. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo, avuga ngo ngira ngo ni 10, haravuga ngo ntimukirengagize guterana nk'uko abandi bose bajya babikora, ahubwo kwirya minsi mirushaho kuzo mubare uko murushaho guterana ku munsi ushaka gateka. Kareka ubuzima bwarahenze, tugomba gukora duture bagiye kuyarya. Analize nyinshi impamvu zose bwayamiye kuzikora, nta critique bati ndakwiye Mana ntiba mu rusengero hano hose irahari irahari. Abandi batireka urwagwa ni ngombwa kurunywa, abantu bati ijambo bakarizirura.
abandi bati umugeni higiyo ngiyo yaravuze ngo umuntu ukunda umukobwa amutwara guhe ati ibyo nabirangije imukuri mu gace ka Bibiliya none ukabona abantu barabihiwe mu rwego wibaza ngo uyu yari niwe tuzi. Aba bose rero intego yandi twavugaga ni ibintu bitatu: akeneye amasengesho, akeneye deliverance, akeneye no kwibohora ku gitambo kizima, kuko dayimoni yamuhize n'abarozi hari ibyo bakoze. Yego, ukegera umushumba wabisigiwe, ushobora kuba ari cyangwa abandi, siho ngo ni jewe, burya umuganga utimvamo nta kuvura, ntago kuvura rwose, imiti yaguha yose ntukira. Kandi cya kabiri burya n'ikindi kiba kiriho, amavuta temera ntiyagukorera akazi cyane, ariko muhumure kuko Kristo yerekanwe kugira ngo iyo mirimo yose ishireho. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye cyane kuri ibi bintu by'ubwenge udusangije. Ubwo nahagaruka muri comment z'abantu, tuzagaruka twumva ibitekerezo byabo, aba ari byo tuzashingiraho tuganira ubutaha. Ciao ciao. Ciao.